Mwaramutse Yesu ashimwe, zinduka usenge, fungura umunwa usenge, haguruka usenge, ramburira Imana amaboko. Igitondo cyiza buri wese ahantu ari, Data wa twese ahabwe icyubahiro. Amen. Karibu dusome ijambo ry'Imana ubundi dusenge. Kane murongo wa 14 kugera ku wa 17 haravuga ngo ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi kandi ntukagendere mu migenzereze y'abantu babi. Ujye uyitaza ntuyinyuremo, uyiteshuke uce mu yindi. Ababi ntibasinzira keretse bakoze ibibi, kandi ntibatora agatotsi batagize uwo bagusha, kuko barya umutsima wo gukiranirwa kandi banywa vino y'urugomo. Amen. Ndagira ngo ngutangarize ngo uyu mwaka tandukana n'inzira z'ababi, inkozi z'ibibi. Sakasaka mu bantu bawe, ureba abakora ibibi ubareke. Muri decision z'uyu mwaka cyangwa se mu myanzuro yo gutangira uyu mwaka, turacyari mu ntangiriro z'umwaka, turacyasengera umwaka. Sengera abantu bazima. Hari abantu wagendanye nabo ubona ari inkozi z'ibibi, ubona ari babi bari baranakwihishemo, ubona bakora ibibi wowe utarunanabizi. Ye ubona abana kugusha mu bibi bitewe n'uko Imana yagiye ibahishura cyangwa se n'uko n'uko ibyo bakoze wagiye ubibona. Bareke. Bibiliya yavuze ngo ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi. Ubu noneho turabimenye, inkozi z'ibibi tandukana nazo. Ujye uyitaza, inkozi z'ibibi ujye uyitaza. Inzira ye ntukayinyuremo. Haleluya. Uyiteshuke uce mu yindi. Nakubwira inkozi y'ibibi izana nyine ibibi, nuzura ishakiramo ibyiza kandi ntabizifite. Waranakijijwe, abo bantu ubundi ugendana nabo gute? Waranakijijwe, abo bantu ubundi wagusangana nabo yavuga ngo iki? Umunyarwanda yaravuze ngo mbwira abo mugenda ndakubwira uwo uriwe. Umuntu urabizi ko afite imico mibi, umuntu urabizi ko adashobotse, umuntu urabizi byose, ariko ukagumya kumwigundiriza. Please noneho bene abo bantu baba banasebya Imana yacu, usanga bagipinga Imana yacu bayisebya, warangiza ukajya kwicarana nabo ukabaha umwanya, kandi uzi neza ko ari abanzi b'Imana yacu barwanya Imana yacu. Babwire Yesu ugende nibatumva barorere, umwuka wera asigara akora akazi muri bo nicyo ashinzwe. Icyo dushinzwe ni ukubabwira Yesu, ni ukuvugana nabo babwira ubutumwa bwiza. Ibindi tandukana nabo nibuzi ko wakijijwe. Bari inshuti zawe kera utarakizwa, bareke. Basiga iyo ngiyo mureje buti y'ibyaha basigeyo, barekereyo. Ahubwo ukomeza urugendo, ukomeze ugere mu gihugu cyawe cyo mu ijuru, abari cyo uharanira kuzagerayo. Ngaba bindi basinzira kireka bakoze ibibi, kuko aba bantu bo ntibagoheka. Kireka bo bakoze ibyabo ni ugukora ibibi. None se ko twarakijwe tukaketse umwami n'umukiza tukareka ibibi, none wagusangana n'ababi we yatekereza ngo iki? Imana idutabare, iduhe gufata imyanzuro, ko abantu benshi ikintu byabananiye kudafata umwanzuro. Igitondo mvuga ngo umwuka wera aravuze, akoresheje ijambo ry'Imigani 4:14 kugeza kuri 14 ngo ntandukane n'ababi, ntandukane n'inzira z'abanyabibi, ngo kandi ntibatora agatotsi batagize uwo bagusha, ngo kuko barya umutsima wo gukiranirwa. Ni abanyabyaha, imitsima yabo nyine bikiranirwa. Uwagusanga tujya ibyo bintu bidaciye mu kuri, dufata ibintu bidaciye mu kuri, oya. Ngo kandi banywa vino y'urugomo. Imana idutabare. Hunga mu myanzuro y'uyu mwaka, hunga inkozi z'ibibi, hunga babi, hunga bakora ibibi, hunga. Icyo dushinzwe ni ukubabwira Yesu, warangiza ukitaza mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge ko hari n'abanga Imana nkana, hari n'abanga kwakira umwami n'umukiza nkana, hari n'abanga nkana atari uko batabiyobewe, atari uko batabizi, ahubwo gusa bakumva ibibi nyine. Bahisemo kuba abana ba Satani, bahisemo gukorera Satani. None wajya kumuvana yute? We yararahiye. Urajya kwemera kubana nawe gute? Kumugira inshuti gute? Kandi uzi neza we ko gahunda zari iz'ibibi gusa. Musengera uri kure, ko amasengesho n'indakumirwa. Agera hose, azahinduka. Umwuka wera w'Imana azamugeraho, si twe tubikora. Ariko tandukana no kubana n'abanyangeso mbi, n'inkozi z'ibibi, n'abanyarugomo.
Bibiliya yavuze ngo ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi. Dore ngiyi ni Bibiliya si njyewe. Kandi ntukagendere mu migenzereze y'abantu babi. Abantu babi. Biravuze inkozi z'ibibi, yavuze abantu babi. Abantu babi tubareke uyu mwaka. Tubareke tubasezerere, usezerere abantu babi. Ngo ujye uyitaza ntukayinyuremo, ngo ndetse inzira yabo nunayimenye umva bajye uhite wowe wicira iyindi nzira irimo ukuri irimo ibizima. Ngo ababi ntibasinzira, bo ntibagoheka, mu mitwe yabo hahoramo ibibi gusa, bapanga ibibahunda, batapanga gahunda mbi zo kugira nabi n'ubugome. Biragatsindwe n'Imana. Abo banyarugomo tandukana nabo mu izina rya Yesu Kristo. Ngiye mwaramutse y'uyu munsi, hunga babi, hunga inkozi z'ibibi, hunga abantu babi, bareke, fata umwanzuro, wikomeza kubizirikaho kandi uzi ibyaha byabo, z'ibibi byabo, wikomeza kubajenjeka, wikomeza kwifatanya nabo, wikomeza kwicarana nabo, banasebye Imana yacu. Imana idutabare, kandi mu myanzuro y'uyu mwaka nizere ko iki nacyo tugifatiye umwanzuro, abari bakigendera muri ibyo ngibyo. Reka dusenga Imana. Turasenga Imana kandi Imana iturinde inkozi z'ibibi. Hari n'igihe ubahunga bakagukurikira bakagutera. Imana iturinde inkozi z'ibibi, Imana iturinde abanyarugomo. Uyu munsi Imana iturinde mu nzira zacu zose, Imana iturinde abantu babi. Yemwe abazima babi babaho, bahora bacura imigambi mibi, ubutitsa, ariko Uwiteka abaturinde, abashyire kure y'ubuzima bwacu. Onodo Jezi. Haleluya. Yesu ndagushimiye. Igitondo uraduhuguye, uraduhwituye. Ndagushimiye. Uyu ni umugisha ukomeye. Turasenze Mwami ngo abantu babashe gufata ibyemezo byo kugira ibyo baretse, byo kugira abo baretse. Ibitari byiza nyine si byiza, ibyo wangura byanga. Natwe tubahagarare muri pozisiyo yahuri, ibyo wanga tubyange, ibyo ukunda tubikunde mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze Mana ngo iki gitondo uturinde inkozi z'ibibi. Dufate imyanzuro yo kureka abanyangeso mbi, tuhunge mu izina rya Yesu. Tuve mu kivunge cy'abanyangeso mbi, tuve mu kigare cy'abanyangeso mbi, cy'inkozi z'ibibi, cy'abantu babi, cy'abanyarugomo mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami. Ndagushimiye Mana. Urera kandi urakiranuka. Singizwa nyiri inama no kumenya, singizwa nyiri imigambi myiza, singizwa nyiri ubutagatifu. Uwera we, tubashishe gufata imyanzuro, bashisha abantu iki gitondo gufata umwanzuro, gufata decision yo kugira ibyo baretse, yo kugira abo baretse, kugira ngo babashe kuzabona ikamba ry'ubugingo. Urakoze Yesu. Turipfutse n'amaraso ya Yesu. Uturinde inkozi z'ibibi, uturinde abagome, turinde abanyarugomo, uturinde abantu babi uyu mwaka, abantu baba baducurira imigambi mibi, abantu babi bano baruhuka aruko bakoze ibibi. Ubashyire kure y'ubuzima bwacu, ubashyire kure y'ingo zacu, ubashyire kure y'abana bacu mu izina rya Yesu. Ubashyire kure y'imiryango yacu, ubashyire kure y'aho tubaho dusengera mu izina rya Yesu. Ahubwo Yesu turakwinginze uduhuze n'abanyangeso nziza. Turagusabye ngo uduhuze n'abanyangeso nziza uyu mwaka Mwami, muri uyu mwaka, muri uku kwezi, muri ibi bihe Mwami, uduhaye kugendera muri uyu mwaka. Uduhuze n'abantu beza bazima, n'abanyangeso nziza. Uduhuze n'abantu bafite gahunda nziza, bafite ingeso wishimira, bafite porogaramu wishimira, bafite decision wishimira, bafite karagiteri ituruka kuri wowe. Urakoze Mwami. Turagushimiye. Icyubahiro kibi cyawe. Ibyo byandikwe mu mwuka wacu ko Yesu adukuyeho inkozi z'ibibi. Ibyo byandikwe mu mwuka wacu ko Yesu yatubatuye ku banyangeso mbi, ku babi. Ibyo byandikwe mu mwuka wacu ko Yesu adutabaye ku banyarugomo, n'urugomo rwabo n'ibyo bashaka gukora byose mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, none n'iteka ryose. Amen. Umwami ashimwe, umwami yubahwe, Data wa twese asingizwe. Amen. Shalom shalom. Umunsi mwiza. Yesu akurinde abantu babi, Yesu ashyire kure y'ubuzima bwawe inkozi z'ibibi n'ababi bazima. Wibuke gukora subscribe na share. Shalom.